Yesu ashimwe. Imana duhana umugisha kuri mugoroba. Umva. Ari igihe bijya birenga uko umuntu abitekereza, ukibaza neza ahantu bihera ubivuga. Reka mbabwize ukuri, ndanezerewe cyane, Imana ihimbazwe. Twanezerewe baririmbyi, mwataramye kandi mwarimbiye Imana neza, Imana ibaha umugisha. Gusa ndabasabiraga Imana izabarinde kurimbira mu isi gusa, zabaye no kurimbira ku nyanja y'ibirahuri. Ko bigarukiye mu isi cyaba ari igihombo. Nibwira ko twese aho dusiganirwa kugera ni hahandi heza Imana yaduteguriye, kandi nicyo duharanira. Reka Imana izaduhe guhurirayo mu izina rya Yesu. Nkurikije aho igihe kigeze, birahagije ko amasaha yamfashe, kandi nayo babwiye kuva kare. Sinya nkunda disikuru nta mwanya wayo. Ngewe nzamara ibyumweru bibiri aha niba ari disikuru cyazifite. Ahubwo mureke tujye kukituzanya. Buriya ndabizira, simbikunda iyo nta gihe ugashaka kukivugisha kidahari, ndababara. Ubwo ndimo ndabitangaza nk'ahantu ngiye kumara ibyumweru bibiri. Ariko niba dufite igihe twagikoresha, ariko nubwo cyaba ari kigufiya, twakibyaza umusaruro gishingiye ku buryo natwe ubwacu twakigennye. Icyo tuzi nuko dutangiye amateraniro ku itariki ya 18, tuzayasoza ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12. Dufite icyizere ko Imana izabana natwe, kandi ndashimira itorero by'umwihariko rya Kagarama ryateguye cyangwa ryateguye aya materaniro. Mwabiteguye neza, icyubahiro kibi cy'Imana. Igihe bambazaga ibijyanye n'insanganyamatsiko y'amateraniro, ntabwo njya kure y'insanganyamatsiko nkunda mu buzima bwanjye. Ngira ngo naho mwarebye ibyapa bimanitse, abantu bose babibonye. Nushaka ubuyumvisha ari ubwa mbere, nushaka ubuyumvisha ari ubwa kabiri, nibishaka ari ubwa kane, ntibindeba. Icyo nzi ko nuko ari insanganyamatsiko y'iki giterane cyacu izamara ibyumweru bibiri, ivuga ngo ni ijwi ry'urangura he. Nimujye hariya ku irembo mwese mubisomeye, mugende mubwire abantu mutumva, muze tugiye gutega amatwi kumva ijwi ry'urangura he. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese, ishimwe no guhimbazwa nikozo n'ibyawe uhimbazwe. Tumaze umwanya duturije imbere y'ubwiza bwawe. Bana bawe batambukije ubutumwa bwiza mu ndirimbo, ubaha umugisha. Natwe twari duteze amatwi, uduha umugisha. Tugushimiye ko uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ni wowe waryandikishije, ngwino uryigishe. Mwuka wera tubere umuyobozi. Uwamaze kugera muri iri teraniro wese, twebwe hamwe nabo, uturinde akajagari ko mu bitekerezo. Uduhe guturiza imbere y'ubwiza bwawe. Ubikore tubyitirirwe, tubisabye mu izina rya Yesu. Yesaya igice cya 40. Ndifuza gukoresha iki gihe nkareba neza uko cyagenda. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40. Ibiri tuzaba tuganira n'ejo n'umunsi. Yesaya igice cya 40 niho duhereye. Ku bafite Bibiliya niho duhereye, mureke tujyane ku bw'aya magambo meza Imana iduhaye. Tubabwiza bwa igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40, turasoma umurongo wa 3 tugere ku wa 5. Nkuko mwabibonye hano haranditse ngo, nimwumve ijwi ry'urangurura ngo, nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yanyu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. N'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera icyarimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagenje gute. Ndashima Imana kuri uyu mugoroba kubwira ijambo umuhanuzi Yesaya yanditse. Yesaya ni muntu ukireka tumwibukiranyeho gatoya. Bibiliya itubwira abahanuzi benshi babayeho, ikatubwira abahanuzi bakuru, kandi nanone ikatubwira abahanuzi batoya. Yesaya uyu ni umwe mu bahanuzi bakuru babayeho. Ahanura mu gihe cye, abwiriza ubutumwa mu isaha ye, akora umurimo mu gihe cyiza Imana yamuringanirije. Birangiye acyura ikivi, arasinzira, ategereje kuko abakiranutsi bose bategereje. Ariko bumwe mu butumwa yahanuye ni ubu ngubu. Mu gihe cye arimo cyaha abo mu gihe cye, yarababwiye atumva, nimwumve ijwi ry'urangura hehe mu butayu. Aravuga ati, nimugororere inzira Imana yacu nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa. Amena.
kandi umusozi wose n'agasozi bizagenza gute? Bizaringanizwa. Arangije ati kandi ahagoramye hazagororwa. Arangije aravuga atumva kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizagenza gute? Kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera icyo. Kandi aravuga ngo akanwa k'Uwiteka niko kagenje buti. Ndagira ngo twite kuri ijambo kuri mugoroba. Kuba Yesaya yarahanuye Mwuka w'Imana mukoreyemo, agahanura amagambo abwiwe n'Imana, kandi akavuga ngo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, bisobanuye ngo ibyo yahanuye byatinda byatebuka isaha n'umunsi igihe cyagombaga kugera, ibyo yahanuye bikagenza gute? Bigasohora. Icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera icyarimwe. Iki cyubahiro cy'Uwiteka Yesaya yavugaga ni ikihe? Kandi ijwi ry'urangura mu butayu Yesaya yahanuraga ninde? Luka igice cya mbere. Ndimo ndihuta cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Ninde Yesaya yahanuye? Kandi ubwo buhanuzi yahanuye bwasohoye ryari? Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Ndagira ngo dusome duhereye ku murongo wa 5. Luka igice cya mbere umurongo wa 5. Haranditse ngo ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi barabakiranutsi imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose, kandi bari inyangamugayo, ariko ntibagiraga iki? Kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze hehe? Ariko niye mpamvu ntabwo mbisobanukiwe neza. Ariko nzi niba muri kunyumva kuri mugoroba. Zakariya yari umutambyi, nibyo. Yari afite umugore bitaga Elizabeti, yego rwose. Bari inyangamugayo kandi barabakiranutsi, twabyumvise neza. Bagenderaga mu mihango n'amategeko by'umwami Imana, nibyo. Ariko ikibazo gikomeye, ntibagiraga iki? Mana yanjye, ntabwo soko bimbayeho inshuro 3. 2 nayo ndi muri Kigali, ndi mu materaniro nk'aya ngaya. Igihe twari turimo dusoza amateraniro, twari ahantu ubugira kabiri, abantu turimo dusezeranaho, ndi kumwe n'abakuru b'itorero. Mukuru turavuga tuni madamu wanjye, tumaze igihe cyo dushakanye, mbese gahunda yo gusezerana twese tuzi. Ariko nabyibuka neza ahantu twari hamwe, yavuze hanga kuko ni hafi yanyu cyane. Umudamu agiye kwivuga amazina ye n'imyaka ye, arahaguruka agiye kuvuga, ikiniga kiramufata. Aravuga ati mukozi w'Imana, njyewe mfite icyifuzo ngira ngo nkuragize. Njyewe nakwitegereje mbona Umwuka w'Imana akorera muri wowe. Maze imyaka 12 nshakanye n'umugabo, nabuze umwana. Genda umbwirire Imana yawe impa umwana. Ariko Mana wamuhaye umwana uyu muntu koko? Yaba ari byo ntanga ko dari kubara mbitanze. Ariko nkubaze, kubona wewe warabyaye ukongera ugasubirayo ukabyara, ukongera ugasubirayo ukabyara, ubu hakaba hari umugore utarigeze atwara n'inda ngivemo. Iyo ubitekereje wumva ari wigeze ubitekereza? Mu bantu tuvukana iwacu, abo tuvukana iwacu, twebwe iwacu tuvuka turi abana 12. Mama yaratubyaye bashira mu nda. Ijye mwana wavutse nyuma umuherereza, uvuye kuri nge ukazamuka. Umukobwa wa 6 uvuye kuri ngewe ashaje atyo, nta ninda yavuyemo. Kibaza nyina ko yababyaye bagashira mu nda. Mu gihe ngende mavuga nti Imana uzandinde kongera kubyara undi mwana. Ugeze mu rugo rwabo ugasanga uwo mukecuru ushaje atyo, ukareba n'uwo musaza ushaje atyo. Bene abo bagira imitungo mw'abantu, Mana we. Abafite bakabura icyo barya. Ariko hari ikintu cyanejeje kuri Elizabeti na Zakariya, ngo bari abakecuru bageze mu zabukuru, ariko kandi ngo nta n'umwana bagiraga. Ariko umva ukuntu hano bavuze. Icyambere baravuze ngo ntibage bombi barabakiranutse imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose, kandi bari inyangamugayo, ariko ntibagiraga iki? Icyambere nubwo batagiraga umwana, bakomeje kwizera Imana ihimbazwe. Nshuti mukundwa, niba byarakubayeho komera. Umuntu yarashaka yamara umwaka wa mbere yabona atabyaye umwana,
bakamurangira abapfumu. Narizi ko abanyakigali mutajya mu bapfumu mujyayo murakanyagwa, nabamenyeye ubusa. Imodoka nke mana we iwacu hari umupfumu rero yarace ati birero bisha ati nyabace nkurikije ibyiciro bajemo. Waje n'amaguru agira yamuca, waje n'igare agira yamuca. Ingagari rero zo mukagarama zaje muri Ziparado ayabakuramo yose da, yarangiza akabapfunyikira amazi mugataha. Elizabeth yarashaje, Zakariya yarashaje, ariko bakomeje kuba inyangamugayo mu maso y'Imana. Ntabwo tuzi impamvu bibaho, nta nubwo tuzi icyabiteye. Niba warigeze ugira izo ngorane nshuti mukundwa kuri mugoroba, uzizera Imana yo mu ijuru. Mu ijuru dufite Imana yumva ibyawe, irabizi, irabisobanukiwe kandi byitayeho. Komeza gukiranuka, turwanire mu ruhande rw'Uwiteka Imana. Dukomeze twigira imbere gatoya. Ijambo rivuga ngo iki? Murongo wa 8. Ubwo Zakariya yaragikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, nk'uko umugabane wari utahiwe n'igihe ubufindo buramufata, nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri. Ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo kosa imibavu, rubanda rwose rwasengeraga hanze. 11. Maze umva, marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Ati Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byarumviswe. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana uzamwita nde? Agababwiye ngo bari inyangamugayo, haleluya, kandi ngo bari abakiranutsi imbere y'iki? Ngo bagenderaga mu mihango n'amategeko by'umwami Imana, ariko nta mwana bagenzaga bate? Ariko bakomeza kwizera iki? Kandi bakomeza gusenga batari komana. Turinda twasaza gutya, ntago turi abakozi bawe. Impamvu twabuze umwana turi abatambyi ukubera iki? Ese Mana ko twabaye abakiranutsi, kuzi neza ko ntacyo wadushinja. Maze ngo igihe Zakariya ari ku murimo w'ubutambyi, ahagaze neza mu cyubahiro cy'Imana, ngo gusenga kwe kwarumvikanye. Maze kugera mu ijuru, Imana iratabarizana igisubizo gikwiriye. Imana ihimbazwe. Imana ivuga ngo Zakariya, gusenga kwawe kumvikanye. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira umwana w'umuhungu. Umwana w'iki? Erega munyumve neza, kubyara umwana w'umuhungu muri kiriya kinyejana byari bisobanuye ibintu bibiri. Icya mbere, umuhungu uvutse bwa mbere yabaga ari umutambyi uhuje guhuza Imana n'umuryango. Icya kabiri, umwana w'umuhungu uvutse bwa mbere mu muryango yitwaga umukuru w'umuryango ibihe byose muri uwo muryango akiriho. Niyo mpamvu Imana yagiye kubikora, yaragize ikabikora neza. Kandi birangije, umukecuru w'ingumba utarabyara, Imana imutekereza ko azabyara umwana w'umuhungu. Igitangaza gikomeye nakunze, Imana avuga kandi uwo mwana mwisize ataravuka. Ubu reka babwire, tugeze mu gihe cy'amajyambere birumvikana, niwe isigeze. Ariko kera abantu bari hano bakuze, abasaza bari hano, kera umwana yaravukaga bakamwita izina iminsi 7 irangiye. Ntabwo twajyaga mu by'amazina ngo tugeze mu mwana ngazitwa nde. Abantu barategerezaga bakamenya umwana uko azavuka, hanyuma nyuma y'iminsi 7 umwana amaze kuvuka, abantu bakuze bose bakaza bakita umwana izina. Niko byagendaga. Ariko turi mu gihe cy'amajyambere, umwana bari kumwita izina atarageza gute? Taravuka. Kandi amazina yo mu kinyejana cy'abasirimu, ubu byaye umwana ukamwita Makurata, nta waza gufata urwo ruhinja. Ubyaye umwana ukamwitera ibere, wamwita Damascene se dada. Avuga batariko urasaze. Ubyaye umwana ukamwitera Odomi, ni ba Keve, ni ba Kevine, ni ba Sandrine, reka babwize ukuri, izina ryiza ntiruzi umukobwa kuruha. Ibyo byose ntacyo bivuze. Gose muzinini mushaka muzitare muri Amerika. Ahubwo reka babwire, ku bushake bw'Imana, Imana yateguye izina umwana w'umuhungu. Imana ibitabaho, itegura umwana, imwita n'izina ryari mbere yuko agenje gute? Nigeze gukora ibidasanzwe, Imana iramfasha birampira. Bwa mbere narabyaye mbyara umwana w'umukobwa w'imfura. Mbyaye bwa kabiri ndongera mbyara umwana w'umukobwa. Mbyaye bwa gatatu mbyara umwana w'umuhungu. Ndavuga nti Imana urakoze kuko umpaye kobwa na hungu. Uwo muhungu Imana yari impaye amaze iminsi 7 abarapfuye. Mbwira Imana, ntumva Mana rero,
ibi ngiye kuvuga ndabizi kubisi. Nibyariye umwana w'umukobwa ndagushima. Reka mboneraho kugaya abagabo nakwita ikizi kandi imvugo nakoresha dahutaje ariko n'ubujiji. Ubu dufite abagabo bavuga ngo umugore ngo yabyaye umwana w'umukobwa, wakongera kubyara umwana w'umukobwa bwa kabiri ngo watemesheje. Umugabo akagenda akazonga umugore waje guca umuryango ngo ubyaye iki. Hano dufite abantu b'abaganga benshi bize, njyewe ntabwo nize ubuganga ariko amakuru mfite nizeye y'ukuri nuko abagore ntaho bahurira no gutanga igitsina kizavuka. Abagabo twe nitwe dutanga sex. Wowe urinazi ntusi ngushaka gereveri jiji y'umuswa gusa. Niba rigeza kusonga iri joro ntakuryamane, ubundi yaguteye inda y'umuhungu wanga kwibyara. Dore uko bimeze. Ndebe ahubwo uragaragaye. Yewe mbega tukumviye ubusa kuri umugore mbega umugabo udasobanutse we. Uzamubwira uti ntera inda y'umuhungu ndahari ngo ngitware, ubundi yaguhoye iki? Hohoterwa rimeze riki? Hanisoni kasuzuguro k'abadayimoni. Urinazi ntusi ngusakagire vyaje. Uyu munsi mu bazonga aho babageje ni habi. Ngira Imana umva mwana urabizi ko nabyaye umukobwa nkagushima, ko njyewe ndabizi neza ko biravuga ngo abana n'umwana uva kuwiteka. Yego njyaye umukobwa wa kabiri shima Imana bade kusemana, none ko wari umuhaye umuhungu akabapfuye apfiriye iki kandi umaze kumunyereka. Ndavuga ntumva rero ni wowe utanga abana akagahida nkagize ntarigeze nkagira rwose. Aha wakuye umwana w'umuhungu birakenewe ngo wongere uhamukure umungarurire akagahinda gashire. Mbisaba Imana ndangije ndabyizera. Umva nkubwire nabisabye Imana ndangije agenza gute? Ntuzanyishunge bitazaguhitana ko kwizera kwanjye ntabwo ari ukwawe. Nge narabisenze numva ndabisabye numva ndabyizeye. Uzi impamvu? Nasomye amagambo gitabo gita imigani ya Kristo, nibunyiraho ndatana ejo nzagaruka. Narasomye ngo abana b'Imana basenga Imana bari mu isi kandi bakiranutse, ngo amasezerano yo mu ijuru ngo bameze nk'ahari wo bayategeka. Imana yaravuze ngo musabe muzageza mute nkuko umwana ajya gukora mu nkono ya nyina adasabye uburenganzira. Numvaga ndi gusaba ibyo mfite uburenganzira kwa papa. Ibyo birakureba ntabwo nzi ko wizera. Bwira madamu numva rero umwana uzabyara witegura ko hari umuhungu aranseka akuta n'umusaya kwitaka. Waseka uzabyara iki? Bene izo nda rero bazitwara vuba yamaze gupfusha. Mubyeyi indara yitwara maze kuyitwara bigeze mu mezi 5 bata amafaranga tujya kugura imyenda. Ndavuga nta mafaranga arahari turayaba. Ndavuga ntari katasiyo ntimugura imyenda y'abakobwa mugura imyenda akora wabikora. Madamu ajya mu isoko agura imyenda arangije arampemukira avangamo. Ageze mugore aboneza imyenda turebe ku meza zamuri yambe ndayibona yake ngiye kubona bana zamuye ubujipo buri kwizunguza. Abahungu bambara amajipo mfagwe yapfuje ubusa agatari kwa mugabo ntugakabye kwizera ntawamenya aya wayataye tuzabyara umuhungu. Meza 7 aragera, meza 8 aragera, madamu yanga kwemera ko tuzabyara umwana w'umuhungu. Hari saa 9 n'igice turangije gusenga. Ndavuga ntiharya mada inda yarigeze mu mezi 9 hafi kuvuka. Ndavuga nakubwiye ko uzabyara umwana w'umuhungu ntiwabyemera. Ubu ndagira ngo mpeze inguni kubyo nakubwiye byo kwizera. Ngiye kukubwira amazina y'umwana utaramubyara kubanze kubyemera neza. Icyambere yitwa niyo gisubizo kuko ari igisubizo cyo gusenga kwanyu. Icya kabiri azitwa Daniel ko Daniel yabaye umuhanuzi w'Imana. Vuga ni ngaya amazina y'umwana uwumve kandi uyiteho. Mukavuga atari ko ntumenye ugiye kuzasa ndi muzima nta kibazo mfite. Ndashima data wa twese wo mu ijoro. Madamu yagiye kubyara abyara umwana w'umuhungu Imana ihimbazwe. Ubu n'umusore ageze mu wa 4 secondaire. Elizabeth bande babwe uzanyishunga bikore bizagukoreho. Bigeze wamenya ari biki? Elizabeth Imana iravuga ngo ugiye kuzabyara kandi uzabyara umwana w'iki kandi uzamwite nde. Ndashaka kwihuta muri iki gitekerezo twese tuzi vuba bidatinze. Umukecuru ugeze mu zabukuru yatwaye inda. Elizabeth musome neza muri icyo gice nanze kubijyamo cyane. Narasomye ngo uyu mukecuru inda yarayitwaye ayihisha amezi 5. Amezi angahe? Reka nkubwize ukuri kuva mu kwezi kwa mbere inda wayihisha,
kugeza mu kwa kabiri wayihisha, n'ukwa gatatu wayihisha, n'ukwa kane, amezi 5 wabyemera utabyemera uregama. Ugeze gute? Reka mbwira abakobwa banjye banyumva kuri mugoroba bari muri amateraniro, nuramukugize ibyago ugakora ibara, ugatwara zanda bitawuni zitateganijwe, ukabintwara icyo kuba ntuzikuremo nk'ibisheshwe by'iki gihe, wowe witwara inda ngo urangize wiyicisha inzara ngo batayimenya kandi irimo, uranga kurya ukwezi kwa mbere, uzegama ni hahandi, urihambira ukwezi kwa kabiri urica umwana uri mu nda. Reka nkubwire, watwaye inda byararangiye kuruta imyaka utarwaye. Igihe kizagera uzabyare nk'abandi, biri Imana gushakira igitambo. Ubundi hari ibidahishwa. Amezi 6 ageze abantu muri karisiye batangira guhurahura, batari ko umukecuru wo kwa Zakariya ko tubone yatangiye kubyibuha, batari ko tubone yatangiye kwegama. Elizabeth ngo yagiye mu nzu abwira Imana ati, Mana ndagushimira kunkijije agasuzuguro k'abatayimoni, ndagushimira kunkijije urubwa rw'abatizera, ndagushimira ko mu myaka yanjye yo gusaza undebye ukanteturura. Reka mbabwire, isaha n'igihe byarageze, bimaze kugera umukecuru ajya kugisa nk'abandi, umukecuru arabyara, kandi amaze kubyara byara umwana. Bati rero uyu mwana azitwa nde rero Elizabeth ati umwana azitwa Yohana. Azitwa? Bati nta muntu muri umuryango wacu witwa Yohana, uyu mwana tumubonye tumukeneye. Abo n'abanyamiryango bavuga ati ahubwo uyu mwana azitirwa izina rya se Zakariya, kuko byanga bikunze tumubonye akuze. Ariko Zakariya ngo yari yaragobwa ururimi adashobora kuvuga kubera ko yashidikanyije amasezerano y'Imana, maze ngo igihe kigeze yaratari yakavuga, bamuha urwandiko. Bamaze kumuha urwandiko batandika amazina y'umwana. Yohana afata ikaramu arandika, Zakariya afata ikaramu arandika, aravuga ati uyu mwana azitwa nde nkuko byavuzwe nande. Amaze kumwita izina, ako kanya ururimi rwa ruragorodoka. Zakariya n'umukecuru bashima Imana ko Imana ibahaye umwana w'umuhungu. Imana ihimbazwa iteka ryose. Umva nshuti, komera, ihangane, komeza amasezerano. Igihe cyawe nikigera Imana izasubiza ibyifuzo byawe. Imana yo irabizi, ibyawe byose irabisobanukiwe, byatinda byatebuka, igihe kizagera bizabaho nkuko Imana igenje gute ibishaka. Yohana baravutse. Ndagira ngo tugire icyo tuvuga kuri Yohana kuri uyu mugoroba, ari nayo nsanganyamatsiko n'intego yacu dufite. Yohana ajya kuvuka, umva neza, Yesaya yarahanuye ngo nimwumve ijwi ry'urangurura. Arangije aravuga ngo igikombe cyose kizageza gute, kandi imisozi yose n'agasozi bizageza gute, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizageza gute. Ndagira ngo mbibutse neza ko umuhanuzi wa nyuma washoje amateka y'abandi bahanuzi, mu bahanuzi bato n'umuhanuzi bita Maraki. Mbabwira ikintu gikomeye, kuva kuri Maraki umuhanuzi wa nyuma mutoya kugeza kugira Yohana umubatiza uyu yabayeho, amateka tubwira neza ko haciye imyaka igera kuri 400 nta muhanuzi uba mu Isiraheli. Mu yandi magambo, abantu bakoze ibyaha, ntawe ubabwira ngo nimusigeho. Abantu barongera bariyongeza, abantu barongera bakora ibyaha, barongera bariyongeza, maze ya Mana izi kwitegereza neza, izi gupanga neza abakinnyi bakuriye mu kibuga cyayo. Maze Yohana aravuka. Ijambo ry'Imana Yohana amaze kuvuka ryamuvuzeho iki? Reka tujye mu byanditswe byera twongere turebe neza. Reka dusome muri Mariko igice cya mbere. Tumabwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice ni cya mbere. Tumabwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice ni cya mbere. Tumabwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice ni cya mbere. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere n'ubundi ngeze ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, nkuko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, kandi mugorore iki inzira ze. Umurongo wa 4, niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahagurukaga bakamusanga, akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bakavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Yabwirizaga avuga ati
undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye, ntibikwiriye kunama ngo mpfundure udushumi tw'inkweto ze. Njyewe ndabatirisha amazi, ariko we azabatirisha mwuka we. Ijwi ry'urangura mu butayu rero Yesaya yahanuraga Yohana wari ugiye kuzavuka. Yesaya yarabihanuye, amaze kubihanura ubuhanuzi bwasohoye Yesaya atakiriho. Ariko reka mbabwire, kuko nta jambo Uwiteka yavuze ngo rihere, ibyo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ku murongo usoza twavuze ngo akanwa k'Uwiteka niko kagenje gute? Kubera ko ari Imana yabivuze rero, isaha n'umunsi byarageze, ibyo Yesaya yavuze birasohora, kuko ijambo ry'Imana ryabihanuye. Muri uyu mugoroba reka mbabwize ukuri, njyewe nizera ko Yesu azagaruka. Impamvu mbyizera nuko ijambo ry'Imana ribimbwira, kandi na Yesu ubwe yaravuze ngo ndagiye, kandi nubwo ngiye nzagaruka ngenza gute? Byatinda byatebuka yarabivuze, Yesu azagaruka. Ahazansanga hose yasanga ndi mu gituro, nzazukira ubugingo buhoraho. Yasanga ndi ku isi nkiriho, nzahindurwa kumubona n'amaso yanjye. Ariko kubera ko byavuzwe na Yesu udashobora kwihenda, kandi akaba adashobora no kwibeshya, kubera bivuze no gusohora bizageza gute? Bizasohora, ko nta Imana yavuze ngo gihere. Yohana uyu yaje ari integuza, aza ari integuza ya Yesu. Ndetse nimuzasoma neza mu bindi bitabo byose by'iyobokamana twizera, batubwiye ko Yohana yavutse, akavuka ashinzwe umurimo ukomeye cyane. Ibyanditswe byaratubwiye ngo niwe uzahuza imitima y'abana n'iy'abase. Mu yandi magambo, Yohana ajya kuvuka mu isi ibyaha byari byaragwiriye, ababyeyi batari batumvikana n'ababyeyi babo, abakazana batumvikana na nyirabukwe. Mu yandi magambo, ibyaha byose byari byariyongereye, abantu bakoraga ibyaha bakongera bakiyongeza. Reka babwire, iyi si Yohana yavukiyemo yari ikeneye umuhanuzi. Imyaka yari imaze kuba myinshi, ibyaha byidegembya. Imyaka yari imaze kuba myinshi, ibyaha bigenda ari byinshi hirya no hino. Kandi ikintu cyanejeje Yohana amaze kubwiriza, ngo yagiye kubwiriza mu butayu, bya bindi Yesaya yahanuye ngo ni ijwi ry'urangura mu butayu. Ngo iyo Yohana yabwirizaga mu butayu, ngo ijwi ryarazamukaga rikagenda rikagera i Yerusalemu, rigasanga abari mu rusengero bose, abari mu mudugudu bose bararyumvaga, barangiza bakamanuka bagasanga Yohana mu butayu bwa Yorodani ku ruzi, maze yarangiza ngo akababwiriza, bakihana ibyaha bakoze. Bamara kwihana ibyaha bakoze, akababatiriza mu ruzi rwa Hehe. Mu ruzi rwa Hehe, mu ruzi rwa Hehe twese icyarimwe. Aba bantu imitima yabo yari irimo kwegurirwa Imana. Iyo tuvuze ngo imisozi yose n'agasozi bizaringanizwa, biravuze ngo ubugorizi bwa Yohana Umubatiza bwatumye abantu bafite gatanya mu miryango bongeye kwiyunga, abataravugaga rumwe bongeye kwihuza, abagabo batavugaga rumwe n'abagore babo bongeye kwiyunga, imisozi yose ikurwaho, ibinogo byose birongera birasibwa. Mu yandi magambo, ijuru ryagendereye isi, kubera ko byanga bikunze isi yari igiye kuvukiramo Umukiza. Ntabwo Yesu yari kuvuka ngo avukire muri iyo si y'umwijima imeze icyo, ntabwo byari gushoboka. Hari hakenewe uhamagara, akarangurura, agateguriza abantu inzira y'Umukiza mbere ko Yesu avuka. Reka mbabwize ukuri, njye ntabwo mbisobanukiwe, n'ubwenge bwanjye ntabwo bubushyikira, ariko si uko ntabyumva. Njyewe njya nibaza, iyo witegereje neza iyi minsi y'imperuka tugezemo, ukitegereza neza ibyaha birimo bikorwa uyu munsi wa none, ntabwo mbizi niba mureba, yaba ari ibyo mureba, yaba ari ibyo mwumva, yaba ari ibyo mubona ku ikoranabuhanga, yaba ari aho mutuye, yaba ari aho mucumbitse, hari ikintu kimwe maze kumenya. Iyo abantu bamenyereye kubona ibyaha mu maso yabo, bakabona bikorwa buri munsi, igihe kiragera ukabona bimeze nk'ibintu bisanzwe, ukabona nta kibazo gihari. Hantu ntuyegeze kuba ikintu ndikanga, ariko impamvu nikanze ntabwo nari mbimenyereye. Wacu bahubatse umudugudu w'icyitegererezo mwiza cyane, bawutuzamo Abanyarwanda. Kampani yawubatse yari ivuye kubaka ahandi, barangije barayimura iza no kubaka iwacu. Baje ari benshi, baraza barahacumbika, bacumbika mu mazu y'abaturage, bubaka amazu nk'uko bisanzwe.
ubu yaruzuye barayatashye. Ariko ndibuka hari umukobwa umwe bimukanye, niba ari umukobwa menyera umukobwa uko biri kose, arimuka nawe araza acumbika aho hantu, tugira ngo ni umukozi wazanye n'abandi bakozi, naho muri iyo kipe yabanye nayo yimutse nawe yimukana nayo, arangije akodesha inzu nk'aha ngaha, maze abo bakozi bose bakora muri iyo kipe ubwo bajyaga kwikopesha ibyo kurya aho muri za resitora, bati tuzishyura twahembwe, bakabandika mu ikayi bariye ibyo kurya, barangiza bakajya no gusambana kuri wa mukobwa akabakopa nawe akabandika mu ikayi, bati tuzishyura twahembwe. Reka umunsi umwe chantier izahemba abakozi, kubwije ukuri bari abantu baruta mwebwe kabiri ko muri aha. Wari uje guhemba azanye amafaranga araza, babandi batanze ibyo kurya byabo bakopye baba bahageze n'amakayi yabo, baravuga ati nyakubahwa ko ntaburi, mbere yuko uhemba abakozi bawe twabahaye ibiryo batatwambura, turagira ngo ubanze utwishyurize. Ati mwebwe mujya ku ruhande, uwo mukobwa nabazana ikayi, ati nyakubahwa ko ntaburi, ndagira ngo nanjye ngutangarize neza ko abakozi bawe narabakopye, ndagutangariza ko ugomba kunyishyuriza. Ati ko abandi babakopye ibiryo wowe bakopye icyete n'abakopye boro yanjye. Ahita mwumva vuba ati hagarara, niwe tugiye guhembesha mbere. Ati rambura ikayi, izina ry'umuntu wa mbere yasomye kapita chef mukuru wa chantier. Icyambabaje ni kimwe, nuwarya imbwa yarya inzungu. Urebye uwo musirimu umubosi, wareba n'uwo mugore udakaraba mitsatsi, umuntu usambanira 200 mwikaye ukaza uri fiyeri ngo urimo urishyuza. Icyantangaje ni kimwe, yagiye hari bahamagara izina rya mbere mukopya ngahe bakamwishyura, bamwishyuye mbere yuko bishyura bibiryo. Umunyarwandakazi wavutse mu Rwanda udatinya kuvuga ko yakopye mu ruhame, iyo ubonye wumva ari iki? Ngo yakopye iki n'amaboro yanyu. Biravuga ngo ntago muri abanyu ngo mujyaze mute, kuko mwaguzwa iki? Mutume imibiri yanyu himbaza iki? Chantier irimukana nawe ukimukana nayo. Ikintu cyambabaje ni kimwe, abagabo bamwe b'ibigoryi bari aho ngaho, yabwiye ati sho, ati ubu n'umukuru w'igihugu yavuze ngo dutange girinka kubera sida afite, ati ibigo byaha byose ndabyoroza girinka biri kugayagayana nayo, imbabi zakama simbizi. Bone girinka masaha arashiranye, katuvuga ibishoboka n'ejo tuzagaruka. Ndazi neza ko mukunda kumenya amakuru, ubu nanjye nubwo mubona shaje yangerageza gukurikirana amakuru ku isi yiriwe. Mumfashe tubuze amakuru y'ibyo namwe muzi mukagaramo nibyo namwe mwabonye. Reka babwize kuri, naratangaje cyane, naratangaye. Ari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 gushize, ni amakuru numvishe. Ikintu cyantangaje ni kimwe, hano mu karere ka Ngoma ni Burasirazuba hariya hepfo rwose, abantu mwese murahazi, umwana w'umusore w'imyaka 20 ku manywa y'ihanga izuba riva yasambanyije nyina ku manywa. Mubyumvishe gakeya, yaba arizo ngo tiyazaye bazamuye ububyumvishe, ntago bigukozeho. Utwara inda y'umwana ntago mubyumvise, umwana kunyarira umuhetse, umwana w'umusore w'imyaka 20 ageze gukura ku murimo mubi, ntango tyamucyambaye n'amakanzu nk'aba badodo ngo butaye amakanzu yazamura. Umbwira ibikubayeho, ibyo ni ibiki ubundi? Buri munyagwa yabuze abasambanya kujya gusambanya nyina, ubundi ngo bwenge buva hehe? Ntabwo mbisobanukiwe. Kuba ariwe n'indaya zitangira n'ubusa, ni gute umwana w'imyaka 20 umusore mwiza abengukwa nyina? Ibyo kambira ngo namahoro naha byabaye. Kamba handi makuru muyongera kuyo namwe mwumvishe komana ya, ntabwo ari kera cyane n'ejo bundi hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ni amakuru yavuzwe nawe mwarayumvise wende. Naratangaye cyane, umugabo yari afite umugore kuko nanjye mufite, arangije atandukana n'umugore we, atandukana babyaranye abana 3 b'abakobwa. Bamaze gutandukana isu babyara abo bakobwa 3 yasigaranye, abatera inda kuva kuwa mbere kugeza kuwa 3, ubu bose amaze kubabyaza.
abo bana bafana iki nase mwarimu ndabazansubiza ni se kandi ni sekuru se ibaho mu gisekuru ngo ni sekuru mikoro we ko unamye bapfana iki ngo ni sekuru se ibyo ni se bibaho ariko mbabaza mbere yuko umenya icyo bapfana binaroreri ni gute umwana nabyaye wicaye mu byondo mureba yambaye ubusa wanjye nabyaye agatikimira ndeba agati nkonda ejo ngakenera ubwambure bwe ndise ibyo wambwiye ngo ni ibiki ibyo wambwiye ngo ni ibiki uwo mwana navuka se azamwita sekuru azamwita iki ariko nukubaza bene ibyo byumvishe ni iki kiza mu bwenge bwawe ubundi utekereza iki uyu mugabo ni muzima n'abazimu ubundi ibi ni ibiki ngiye kujya ntangaza reka mbabwire ibindi namwe mubyongereho ibise byo ni ibiki handi abantu bose bifuza kujya kuba bakize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu wese ngabonye amahirwe akabona visa yaje gutura muri Amerika ngo ni ahantu heza cyane ngo hari amafaranga ngo hari n'ubukire ngo hari n'amazu meza ngo hameze neza cyane umva reka mbabwize ukuri amahano aherutse kubera ngeye narumiwe nubwo n'ubusanzwe hariyo n'ayandi mahano umugabo ushinzwe kurinda aho babika imirambo y'abapfuye babyita muri moruge mu ndimi z'amahanga ku manywa y'ihangu yafashwe asambanya umurambo w'umugore wapfuye mu rukiko bamukatira imyaka ingaho n'umucamanza niba uruva ubwonko bwawe burimo burabifata akurika mbabazi munyumve neza wenda umugore ko twaganira wenda tukaganira ikiganiro kikancuka wenda isura ye ko yamfata wenda ko yankuba ko bakoresheje n'ibindi intumbi utereta ikinaye mwavuganye muti akurika mbabazi ariyo ntumbi wapfuye n'uri kumusambanya ari muzima uri bw'intumbi ni yihe cyangwa zose nizo huru mbona iriya yasambanyije niyo yanutse kurenza yapfuye ariko ntekereza uyu muntu aratekereza ubundi ibi ni ibiki ntabwo ngiye byumva reka mbabwire andi mahano yabaye ejo bundi mu gihugu cya Zimbabwe ni muri Afurika mu gihugu cy'abaturanyi bacu umukecuru Nyaminaga w'imyaka 68 ku manywa y'ihangu yashyingiranywe n'umwana w'umuhungu w'imyaka 8 ubwo bukwe rubanda barabutashye Yesu bari guseka birashekeje abagore bambaye imikenyero bashyira amapfundo ku rutugu kaka ari gushyingiranywa n'umwuzukuru babaje mukecuru batiriko mukecuru uyu mwana w'imyaka 8 wahisemo ute kwaba umugabo baravuga tumva ibyo n'uburenganzira bwa ibyo ntago ari uburenganzira n'uburenganzira byose nibiki Alison kumanywa yihangu ubukwe buraba abantu barabutaha hese ubundi abantu babanye bati ni umugore ni umugabo ni kaka ni jajya nakadugiri nagateyiteye gusukumaza reba jajya nakadugirisha Imana iravuga ngo ibyo urabikora nkagenza gute ukibwira ko mwanye ngo ariko igihe kizagera nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bigenza bite ibyo byose mubona bikorwa n'amahano byose n'amarurerwa nibyo ntari kuvuga byose nibyo namwe ubwanyu muzi isaha n'umunsi bizagera mureke mbabwire niba hari igihe isi yacu none ikeneye umuhanuzi Imana ikeneye abagabo n'abagore bambaye imbaraga nk'iza Yohana bakwiriye gutangaza bakavuga icyaha mu izina ryacyo bakagihana bacyatuye n'ubwo isi yanyeganyega reka mbabwire isi yacu ikeneye umuhanuzi kereka niba mutabibona isi yacu ikeneye umuhanuzi kamabwira ibindi bicyadusoze ni ibiki se hano naratangaye so ku Mana yanjye we hano hakurya mu Bugesera wanyu ejo bundi vuba cyane ntabwo ari kera hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2022 n'ejo bundi umwana w'umusore w'imyaka 18 hano mu Bugesera ku manywa y'ihangu yasambanije umwana w'uruhinja uvutse umaze ukwezi n'igice
ngo nde ubu se ndavuga nabumvira umwana w'umusore w'imyaka 18 asambanya uruhinja rumaze reka babwira namwe rero menya mutajya uzi ko uyu mubyeyi yamaze imyaka myinshi atelefona ku maradiyo dore ingaruka zabaye kuri urwo ruhinja. Urwo ruhinja rwafashwe no kwangirika imyanya ndangabitsina ruratoboka ruva amaraso ku manywa na nijoro. Nta bitaro byo mu Rwanda byamuvura keretse bamujyanye hanze. Yahoze atabaza arimo asaba inkunga. Ubundi byo nibiki? Ibyo nibiki ubundi bungu? Ese ubundi mureke mbabaze mwa abantu b'Imana. Ngiye ntabwo mbisobanukiwe reka babwire. Ibyo byose impamvu bibaho n'ibindi byose nashoboye kuvuga kubera umwanya muto tudafite mureke babwire. Bibiri itubwira ngo umenye yuko mu minsi imperuka zabaho ibihe bigenza bite. Reka babwize ukuri ibyaha birimo birakorwa ntabwo ari agashakishwa rumuri ibiri kubera iwacu n'amarorerwa. Iyo ugeze mu itorero ukabona abagabo n'abagore barimo gutandukana barimo kugana inkiko nka rubanda mu gihe Matayo igice cya 19 umurongo wa 5 ibyanditswe byera biravuga ngo icyo umuntu y'Imana yateranyije umuntu ntakageza gute. Ngiyewe nabikoreye ubusesenguzi bwanjye mureke mbyumve neza. Arakubwira tumva umugabo yenda kunyica nibyo. Ngewe buri areka nkubwize kuri kambabazi umugabo n'umugore babapangaye batuzwa no kodeshiza abandi mwari mwabana bajya mu rukiko ngo bagabane ikiza n'ubutunzi n'umururumba akiri cyabamaze akasha ngo bagabane yagonyice uri kubara ugasanga afite inzenye ukavuga uti umuginga ndamukuraho inze ebyiri najya sigaze ebyiri maze ukajya kuri bute baranyishe mundenganure bati turakugirira vuba inze ebyiri maze kuzibona ucyura umusore w'umugabo we yitwa iki kuambira kunaniye. Tubonye ko atari byo muhunga bindi ni umurumba ibyo mutunze nawe urashaka kwigenga. Anisoni murimo muratujijisha isigeze ahantu hakomeye. Bibiliya yashyizwe ku ruhande byanditswe bya ntabwo bikigi nta gaciro bigihabwa. Umuntu avuga ngo n'uburenganzira bwanjye ngo nuko mbyumva ngo ngiyewe ngo nginyama mureke babwire ndagira ngo mbatangarize neza ko Imana ibyo yatangaje ntiyibeshya. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ibyo turiho byose nibyerekana neza ko tugeze mu minsi y'imperuka. Isi ntibahende, isi iratangaza amajyambere ni byiza ariko ijuru ryo riratangaza ko umunyabyaha arimbutse. Niyo mpamvu uyu munsi wa none duhagaze kuri uyu musozi tugiye kwamara ibyumweru 2. Dutangiye amateraniro uyu munsi wa none tuzamara hano ibyumweru 2. Turimo turatangaza ngo uyu munsi wa none turahamagara abagabo n'abagore kwiyunga n'Imana. Turahamagara abana kwiyunga n'ababyeyi babo. Turahamagara abagifite amacakubiri ngo uyu munsi bakure inzika zagatanya miryango. Turimo turavuga abafite ibyaha bakoze ngo nimurekeraho birahagije. Yesu agiye kuza vuba bidatinze. Turimo turatangaza imiburo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izajyaza gute. Yesaya igice cya 55. Manuzi Yesaya igice cya 55. Dusoze tujye kuruka n'ejo tuzagaruka. Yesaya igice cya 55. Soze tujye kuruka n'ejo tuzagaruka. No mu gitondo dufite amateraniro. Soze Imana ikeneye umuhanuzi muri iminsi ya none. Imana ikeneye gutangaza imiburo. Imana ikeneye gutangaza agakiza. Nicyo gitumye tugiye kuza kumara hangaye ibyumweru 2. Muri Yesaya igice cya 55 ndasoma mpereye ku murongo wa 6 haranditse ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko agenza gute kandi mumwambaze akiri hehe. Mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa mumwambaze akiri bugufi. Kandi Imana iravuga ngo umunyabyaha wese nareka iki. Reka babwire niba warasambanye rekeraho byarahagije. Niba warabaye umujura rekeraho byarahagije. Niba waragize urwangano birahagije rekeraho. Niba waragize amacakubiri mu muryango rekeraho. Amakimbirane yose twigeze tugira birahagije. Imana iravuga ngo umunyabyaha wese nareka inzira ye.
umunyabyaha wese nareka inzira ze, umunyabyaha wese nareka ingeso ze, ukiranirwa wese areka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanjye si kimwe n'izanjye, niko Uwiteka Imana igenje gute? Imana iravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko yagenje gute? Bana b'Imana tubanye kuri mugoroba, dutangaje ku mugaragaro ko dufunguye amateraniro. Igitumye tuza kuri uyu musozi nta kindi kituzanye, turasaba Imana yo mu ijuru ngo ibane n'imitima yanjye kuri mugoroba. Turasaba Imana kuri mugoroba ngo Imana idushoboze kwiyunga nayo, kandi Imana idushoboze kwiyunga na bagenzi bacu, kandi Imana idushoboze kwiyunga n'abo tubana. Kandi mureke mbabwire, ibyaha byarakozwe birahagije. Uko Yohana yabwirije mu butayu, abantu bose bakaza bakavuga ibyaha bakoze, kandi bamara kuvuga ibyaha bakoze, Yohana umubatiza akabatiriza mu ruzi rwa Yorodani. Uyu mugoroba mwiza tujya gusoza amateraniro yatangiye umunsi wa mbere, kwari ukubararika, kwari ukubasogongeza ibyiza biri imbere. Dutangiye amateraniro yacu ku mugaragaro, azamara hari ibyumweru 2. Uzaza n'abantu benshi uzabararike, uzababwira utumuze tujya kumva ijwi ry'urangurura mu butayu. Harageze ngo abagenzi tujya mu ijoro tugire imyiteguro ikwiriye, turi hafi gutaha iwacu. Ndagusabira kugira ngo Imana iguhe imyiteguro ikwiriye kuri mugoroba, kandi agakiza Imana iduhere ubuntu, nawe uyu mugoroba akaba kawe, tugashikamamo kugeza ku munsi wo gucungurwa. Dusabye Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese, ishimwe no guhimbazwa n'ikuzo ni byawe. Tugushimiye ko uyu mugoroba utuganirije, tugushimiye ko ijambo ryawe urihagarikiye. Erega Yohana yabaye ijwi ry'urangura mu butayu, asanganya imitima y'abana n'iyabase. Abari bafite amakimbirane bose bariyunze, abakoze ibyaha bose barabiretse bitegura kuvuka k'Umukiza. Mbere y'uko uri hafi kugaruka ku bicu rero, uradusaba kugira imyiteguro ikwiriye ubwoko bwawe. N'uyu mugoroba amazina yacu uyakomereze mu gitabo cy'ubugingo. N'uyu mugoroba utubabarire ibyaha byose twakoze Nyagasani, uduhe gutangira bundi bushya. Mwuka wera muziranenge tubere ingabo idukingira none n'iteka ryose. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu.